data ndagira nkubwire ko nyuma ya covid abahanga cyangwa se abashakashatsi ndetse n'abakozi b'Imana bagiye bagaragaza neza ko hari ikindi cyorezo kizaza kandi kigahitana imbaga nyamwinshi ndetse iruta n'abapfuye muri covid. Iki cyorezo rero kirimo kirakomanga kuri ubu tuvugana, nk'uko nari mbabwiye nyine ko mu gihe isi yose hanze amaso abantu batazi ibigiye kuzakurikiraho by'izi ntambara ziri kuba zihanganisha ibihugu bikomeye, bigatuma haduka inzara, habaho inzara ku rwego rukomeye, habaho ibiciro by'amakaribira za esanse bikazamuka cyane, bigatuma taransiporo ndetse n'ibindi byose bituma ibicuruzwa bibasha kugera mu masuperi marishe cyangwa se mu bihugu runaka bihenda, maze bigatuma inzara igiye kugenda irushaho mu by'ukuri guca ibintu, niko navuga. Kuri ubu rero hari icyorezo kindi gishyashya cyadutse kandi gikomeye giteye ubwoba, ari nacyo tugira ngo tuvugeho. Rero iki cyorezo cyitwa ni virusi bita hanta virus. Ni virusi ikomeye cyane kuko ikomatanyije ngo amavirusi menshi akibumbira muri virusi imwe, ikaza noneho ifite ubukana butangaje. Niba rero uri kureba iki kiganiro, ntucikwe n'iyi video kandi uyirebe uyirangize, ndetse nibiba ngombwa ubu butumwa ujye ugira gutya nyine ubwoherereze abandi, kugira ngo nk'uko wa muririmbyi yabivuze ngo numara kumwemera nk'umwami n'umukiza wawe ngo hamye mu bandi ibyo yagukoreye. Nawe iyo ufashe n'ubundi iyi linki ikugezeho ikiganiro ukayoherereza undi muntu, burya ubu dufashije ivugabutumwa, ubugejeje bwa butumwa bwiza nababwiraga ku mpera y'isi. Rero ushobora we kuba utajya kuri kamera gutya, ushobora kuba utafata mikoro ngo uvuge, ariko Imana yaguhaye ikintu uri kureberaho ubu butumwa kandi wabasha kubusharinga ukabuha n'abandi. Kandi niba utaranakora subscribe, nyine ni umwanya wawe kugira ngo ukore subscribe, tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu.
mu gihe isi yose hanze amaso ibiri kuba, mu gihe hari intambara zitandukanye kandi z'ibihugu bikomeye zigenda zinagira ingaruka ku kiremwa muntu aho kiri hose ku isi, mu by'ukuri ngira ngo twagiye tubona ibyorezo byinshi muri generasiyo yacu, kuko hari izindi generasiyo zatambutse habamo ibyorezo byinshi navuga ko biruta na covid nk'uko tugenda tubisoma mu bitabo bitandukanye, ndetse byabashije guhitana abantu benshi. Ariko covid 19 cyangwa se coronavirus yaje nayo ari agahebuzo, ngira ngo turabizi ikintu uburyo cyaje kigahagarika ingendo z'indege, kigahagarika activite, abantu ntibabe bakijya mu kazi, kigahagarika ibintu byose, ubuzima bugahagarara pe, ndetse no gusohoka ntibibe byemewe, gutera intambwe ngo urenge ibirometero bingahe by'ahantu uri bikaba bitemewe. Mu by'ukuri navuga ko ari kimwe mu byorezo biteye ubwoba bikomeye byibasiye inyoko muntu muri iyi generasiyo. Ariko kuko rero nari mbabwiye, tugiye kubanza tubabwire gatoya hantavirus icyo ari cyo, cyangwa se uburyo ifata, ese ifite umuti, ifite urukingo, ese kazi imaze kugaragara cyangwa ibihugu imaze kugaragaramo ni ibihe, kugira ngo dusobanukirwe neza iki cyorezo uburyo kije. Hantavirus rero ni itsinda rya virusi rikomoka cyane cyane ku mbeba. Iyi ni virusi ikomoka ku mbeba n'andi moko y'udukoko two mu bwoko bwa rodents, cyangwa se nyine mu bwoko navuga nyine bumeze nk'imbeba. Iyi virusi ishobora gutera indwara zikomeye cyane zifata ibihaha, umutima cyangwa impyiko. Urumva rero ni virusi yataka, navuga ibimeze nka moteri z'umubiri. Urumva ishobora gufata ibihaha, igafata umutima cyangwa impyiko. Urumva ko ari virusi itoroshye na gato. Uko hantavirus rero yandura ni gute? Ahanini umuntu yandura iyo ahumetse umwuka urimo umwanda w'imbeba. Wumvishe? Donc iyo umuntu ahumetse umwuka urimo umwanda w'imbeba, nk'inkari z'imbeba, amacandwe, cyangwa n'ibindi, akoze ku bintu byandujwe n'izo mbeba, nyaboneka uramenya nuramuka ubonye imbeba mu nzu nuko yumva, ni ugukora uko ushoboye kose ukirinda ikintu cyose cyazaba cyakozweho n'iyi mbeba, ko uwo mwuka wawuhumeka. Akoze ku bintu byandujwe n'izo mbeba, nk'uko nari mbivuze, ariye ibiryo byandujwe n'izo mbeba, rimwe na rimwe imbeba ikakuruma, uramutse ugize ibyago imbeba ikakuruma, aho ngaho mbese ni virusi ikomoka ku mbeba. Hari ibikorwa rero bishobora kongera ibyago byo kwandura iyi virusi, cyangwa se bishobora kuagrava cyangwa se gutuma habaho kwandura cyane mu buryo bwihuse, arimo kutagira isuku y'ahantu hari imbeba nyinshi. Ahantu waketse imbeba, urabona nk'ahantu mu masitoke abantu bakunda kubika nk'ibintu byo kurya, hari igihe ujya kugira gutya ugasanga imbeba zinjiye nko mu mifuka y'imiceri, zijyamo. Mu by'ukuri iyi virusi niba aho hantu utahagiriye isuku, cyangwa ibyo bintu bigirira isuku, uzi neza ko byakozweho n'izo mbeba, umenye ngo uri muri risike. Kubika ibiryo nabi, kubika ibyo kurya nabi, gukorera mu mashyamba cyangwa mu mirima ahantu haba imbeba,
cyangwa kurara ahantu handujwe n'izo mbeba. Mu buryo busanzwe hantavirusi ntiyandura cyane hagati y'abantu, wumvishe? Ariko hari ubwoko bwitwa andavirusi bwo muri Amerika y'Epfo bushobora kwandurira hagati y'abantu bafite kontakite ya hafi cyane, kandi byose bikomotse nyine n'ubundi kuri iyi mbeba. Hano turi kuvuga iyi hantavirusi mukagira ni akantu koroshye, ni indwara igufata ikakwica mu gahe gato cyane gashoboka, kandi igafata ahantu habi cyane mu mutima, mu mpyiko no mu bihaha, ikangiza neza, ikica organe respiratoire cyangwa se inzira yawe y'ubuhumekero neza, ugapfa mu gahe gato cyane gashoboka. Niyo mpamvu ari mbi cyane, kubera ko kugeza ubu nta n'umuti nta n'urukingo barabasha kuyibonera. Noneho hari symptome rero, cyangwa se ibimenyetso bishobora gutangira hagati y'icyumweru kimwe kugeza hagati y'icyumweru kimwe kugeza ku mezi 6 nyuma yo kwandura. Ibimenyetso bishobora gutangira hagati y'icyumweru kimwe. Donc wamenye ko wanduye mu cyumweru kimwe cyangwa mu minsi 6. Harimo umuriro ukabije, kubabara umutwe mu buryo budasanzwe, kubabara imikaya, kuruka cyangwa isesemi, kubabara inda, kubabara mu nda cyane, n'umunaniro ukabije cyane. Iyo ikomeje gukomera, guhumeka bigoranye, biragorana pe, iyi ndwara yagufashe, ukagira amazi mu bihaha, umutima ugakora nabi, impyiko zikangirika bikabije, ukagira shoke. Iyi ndwara ishobora kwica vuba iyo umuntu atavuwe kare. Ese hari umuti cyangwa urukingo kugeza ubu iyi ndwara ifite? Nta rukingo rwemewe, nta muti uvura iyi virusi ubwayo. Bashobora nyine kuvura ibyo bimenyetso, umuriro, bakareba ikibazo wagize mu mpyiko, bakareba mu bihaha, ariko ubundi urumva impamvu yica vuba ishobora gufata izi ngingo zose. Mu gihe bakiri gutereta iby'impyiko, ibihaha bikaba byangiritse nabyo. Mu gihe bakiri kureba iby'ibihaha, umutima ukaba wangiritse. Urumva ni indwara mbi cyane. Abaganga iyo babibonye vuba bashobora gufasha umuntu wenda guhumeka, bakamushyira kuri oxygene cyangwa se mashine yo guhumeka, bakavura impyiko, gukurikirana iby'umutima n'ibindi. Nubona kimwe muri ibi bimenyetso, ubwo icyo ugomba gukora cyane cyihuse nyine ni ukwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bagukurikirane. Ibihugu rero hantavirusi imaze kubonekamo ni ibihe? Hantavirusi imaze imyaka myinshi iboneka mu bice byinshi by'isi, ariko ubu ngubu nibwo itangiye kwigaragaza cyane, ko nabwo bari kuvumbura ibyo ari byo. Muri Aziya iyi ndwara yabonetse mu Bushinwa, muri Koreya y'Epfo, muri Koreya y'Amajyaruguru, mu Burusiya, muri Europe iyi ndwara yagaragaye mu Budage, mu Bufaransa, muri Finland ndetse no muri Suwede. Muri Amerika yaragaragaye muri United States, Argentine, muri Chile, Brazil na Paraguay. OMS ivuga ko buri mwaka haba ibihumbi byinshi cyane by'abandura, cyane cyane muri Aziya n'Uburayi, ariko cyane bikaba byitubuye cyangwa se byiyongereye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026.
ukimara rero kumva aya makuru y'iyi ndwara ikabije, ukimara rero kumva aya makuru y'iyi ndwara nk'uko nyine tubikubwiye, hari ikintu nyine ugomba gukora. Birumvikana ugomba kurwanya imbeba mu rugo, kudakubura umwanda w'imbeba ukoresheje ugomba kurwanya izi mbeba mu rugo. Ugomba kwirinda gukoresha ibintu ukeka ko byaba byakozweho n'izi mbeba. Ugomba gukoresha amazi n'umuti usukura mbere yo gusukura aho hantu uri gukeka. Ugomba gukaraba, kugira isuku cyane, gukaraba intoki, kubika ibyo kurya neza, kwambara masike na ga mu gusukura ahantu handuye kandi ukeka ko hahoze hari izi mbeba. Bene data rero, ikibazo nkunda kubaza abantu iyo dukoze ikiganiro nk'iki, ni ikibazo kigira kiti mbese amakuru wumva ni gute ubasha kumanaginga, cyangwa se ni gute ubasha kwitwara, cyangwa iby'ubugingo ubitekerezaho iki, cyangwa ibyo kugaruka kwa Yesu iyo wumvishe amakuru nk'aya? Ese amaze iki mu buzima bw'umukristo? Ni impamvu ki umuntu aba agomba kumenya ibi ngibi? Ni ukugira ngo turusheho kumenya aho ibihe bigeze, kugira ngo turusheho gukaza umurego wo gukora iby'Imana ishaka, kugira ngo dukomeze twitegure kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Jyewe mwabanye ni Felix Harerimana. Ibiganiro byacu ntakagaruka. Ikaze kuri Evangeliste Le Monde. Shalom.